wantumye ku izina ry'uwitwa Yago, ndangije ndyatuza akanwa kanjye ibimenyetso n'ibitangaza urabigaragaza. None ageze ahagurukirwa na Satani, nawe atangira gukoresha abakozi be. Iri buye ndagira ngo ribe isezerano ryanjye nawe. Cyo nakubwiye ko Yago nawe afite abafilisitiya bamugose impande n'impande. Ari uwo mufilisitiya wasabye 250 ngo ngambanire Yago, ari uwashoye mu kibuga Simatigaru, ari nushoye mu kibuga uyu mwana w'umukobwa. Umufilisitiya yaba ahagarariwe na Satani, agaca mu nzira zose kugira ngo abone uko agutsinda hasi. Imvuze kuri kuza amutwerera inda, yaba avugisha ukuri cyangwa yaba atabeshya. Ahubwo icyo mvuga ni uru rugamba rugenda rwisukiranya kuri we. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya, haleluya. Bana ishimwe kubwihirwe n'umugisha umpaye muri aka kanya. Kandi urareba ntiwerekwa, uri Imana ishobora byose, ivuga bikaba. Wategeka bigakomera, umugaragu wawe Yakobo. Weza hitwa Beteli yisegura ibuye, arangije araharara. Icyo gihe ngo yarahunze kwa se, ahunze mwene se witwa Yesawu. Ahageze haravuga ngo Uwiteka, nugendana nanjye muri uru rugendo ngenda, ukazajya umpa ibyo kurya ukampa ibyo kwambara, iri buye nshinze iri ngiri rizaba iry'Imana yanjye, uzaba inzu y'Uwiteka. None nanjye ngira uyu mugisha wo kwisegurira iri buye ndishinge nk'isezerano ngiye kugirana nawe Uwiteka. Mwanditsi Yeremiya yaravuze ngo warantumye, nanjye muri aka kanya hari ibyo nshaka gusobanukirwa, kandi hari imbaraga nshaka gutsindagira ukazisinziriza guhera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wantumye ku izina ry'uwitwa Yago, ndangije ndyatuza akanwa kanjye ibimenyetso n'ibitangaza urabigaragaza. None ageze ahagurukirwa na Satani, nawe atangira gukoresha abakozi be. Iri buye ndagira ngo ribe isezerano ryanjye nawe, byo kugira ngo wibuke nurangiza uze muri iki kibuga cy'imbuga nkoranyambaga, usobanura ibidasobanutse kuri ririya zina, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose z'umwijima ndazitwitse, imbaraga z'abadayimoni ndazisenya. Muri aka kanya nibutse ijambo rivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye uri hejuru y'inyanja, wowe Uwiteka ubiri hejuru ubirusha imbaraga. Amajwi y'amazi ari ku buzima bwanjye uyarusha imbaraga, ari ku buzima bwa Yago uyarusha imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'Imana ishobora byose, imbaraga zivuga bikaba, imbaraga zitegeka bigakomera. Ngwino wisegurane nanjye iri buye ratu Uwiteka. Nkeneye irindi yerekwa rishya, ndaribona Uwiteka. Nkeneye iyerekwa rishya, nkeneye iyerekwa rishya ku buzima bw'uriya mwana w'umuhungu. Uri data wa twese mwiza, ni wowe wabyemeye yuko azavugwa, ni wowe wabyemeye yuko besherwa ibibi byinshi, ni wowe wabyemeye. Ndashaka iyerekwa rinyemeza yuko ibyo avugwa ari ukuri.
mu izina rya Yesu, ndetse kandi nawe agahabwa imbaraga zo kwibuka Imana yamutabaye mu bihe byari bikomeye. Ndagushimiye rata Uwiteka, ndagushimiye uri igiti cy'inganzamarumbo, ndagushimiye uri isambu itarumba, ndagushimiye uri ubwugamo bw'umugaru. Ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera wiyerekane, ngo igihe kimwe Abisiraheli ngo bageze ku nyanja itukura, ngo Mose yigira hirya, uramubaza ngo ni iki gitumye untakira? Aka kanya ndongeye ndagutakiye kandi Uwiteka wongere wigaragaze. Ndagushimiye ngaho dukomeze kunyigaragariza rata. Ayiwe data we, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Umusaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ibuka amenyo y'intare yaramwasamiye, urangije uraza urayabumba, n'ayaba bakobwa bahagurukiye kumurwanya no kumuburanya, nayo nuzuye abumba Uwiteka, nayo nuzuye abumbe, nayo nuzuye abumbe. Nuze wigaragaze, nuze witamurure, kandi ukugusenga gukora imirimo n'ibitangazo. Urakoze Uwiteka, ndagushimiye ngaho nukomeze kubana nanjye, kandi ngushimiye ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Ezeki Karame bimeze bite? Nese ko uryamye ku zuba mwe? Bimeze bite ko batubwiye ngo niba turi kuzugana none ni fazi? Kawo umukozi w'Imana. Erega yago Bimeze bite? Bimeze bite? Bateye abantu ubwoba. Bande Barabasekirite. abantu buri buri bagira ubwoba nkande bayobeye ko iyi jarida ari yo gusengeraho Imana. narugurira mu masengesho bateye. Iri buyuzi icyo risobanura. Hari abantu bayaterura batazi ngo bisobanura iki. Ariko iri buye Yakobo yaryiseguye ahitwa i Beteli. Icyo gihe ngo uwo musozi witwaga Ruzi, ngo umunsi yiseguyeho iryo buye yarasenze Imana yumva gusenga. Ushatse kuvuga Nge niseguye ibuye kubera ko ndi mu masengesho. ufitiye ikibazo se wa mugabo ngiye kukwinjirira umwe harya wagize gute? Yari yamuteye ubwoba. Uri ari mu bantu batatuma nisegura ibuye. Niba wanditse kwinjira mu rugo na madamu. Hari ibiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, nabonye umuvandimwe Imana yigeze kuntumaho bamwita Yago. Hanyuma rero mbona ubushize nabonye hari uwaje amubekera ngo yamuririye amafaranga, hari n'undi rero nabonye yaje avuga ngo yamuteye. Turishuwa se kujya bivuga ari ukuri cyangwa ni n'amagambo? Nanjye niyo mpamvu naje kubisengera. Uko ni nayo mpamvu niseguye rino buye kugira ngo ngire ibyo sobanura. Abantu ubwoba iyo ujya ahantu wenda hameze nkaho wihiseho ukuntu. Yesu ashimwe. Umeze neza Ezeki? Abantu bose bari kureba hari aharuguru. Bariya bihorera. Abantu bose bari gusenyera kwa Yongwe basohotse abatiyakoni banga. Gusenga nakajya gutera ubwoba. Takurusha kwihangana nakajya gutera ubwoba. Takurusha kuba maso nakajya gutera ubwoba. Ngo byagenze tumuvanye. Barasengera Yego mu masengesho. Wowe komeza wisengere cyangwa byarangira se byagundi bimeze bite? Urabizi ngo by'umukobwa Ezeki uri gusengera Yago? Yego ndi gusengera Yago. Yakubwiye se ngo umusengere? Yagusabye ngo ube masengere? Niba mubyibuka neza ni umuntu Imana yigeze intumaho. Intama yawe. Bityo rero ni intama yanjye kandi ntago wabona intama yawe ko yazimiye se. Ugura umushumba wawe. Bagiye kuyishaka. Bakayishakira mwana. Uri umushumba wa Yago none. Mwarangiza mugaseka. Ari ikiganiro nari ndi kureba mu kanya. Ashaka kuba ari ibyo. Ariko ntabwo ndamenya uko bimeze. Hari ikiganiro ndi kureba mu kanya cya Yago kivuga uburyo ngo ariko vugwaho ubusambanyi. Intama yawe yagiye. Iyo ntama yagira muri urwo rwego. Ndetse kwisegura na mikoro. Ntusenga ngo wisegure ibuye.
kwisegurana mikoro ko wisegurana mikoro kamera yanjye ntabwo wayibonye ese kumbi uri kumbi nose Imana iravuga ngo munsange mwenyine twiyererane nanjye ariko niwe wenyine ariko automatically uri kwifata na kamera ubundi umumaro wo kubishyira kuri kamera no kugira ngo yamenye ko wamusengeye cyangwa hari izindi purpose iganirire na ikibazo uri Ezekiel kumbaza ntabwo ndi kucyumva kamera ni iyanjye si iyawe oya nta kibazo ni yanjye nishaka ibi nabifata nyine icyo ndi kukubwira kamera ni iyanjye oya winyicira ku ibuye niryo niseguyeho akira agatebe oya ntabwo ari yago ntabwo ari yago oya aho waba ushatse kungereranya na ba bandi iri ni ibuye jye niseguye mu rwego rwo gusenga hano ni ku mudugudu witwa Ruzi kandi ngomba kuhava Imana ihise Beteli mu izina rya Yesu nkahasubirizwa yego Ezekiel utaniye he n'uwajyanye amabuye mu mazi njyaho dutaniye nuko ngewe ntaje nje kuroha abantu ahubwo ngewe naje nje gusengera abantu kandi ibuye sinaryikoreye naryiseguye yego nryisegurira ku mudugudu witwa Ruzi ariwo Yakobo yiseguriyeho ibuye uranyumva neza kuvuga no gutaruka arangije aravuga ngo Uwiteka ugize ute gute ntabwo numvisha ngewe iri buye ntabwo naryiseguye nje kuriroheramo abantu cyane ko hano hatari ikiyaga hatari amazi abantu se barabaremye ubundi uri abantu barabaremye ababaruha se bo barabaremye bazagusubiza Ezekiel kuki utigeze uza ndimbati bamufunze ntuze Prince Kid bamufunze abuza abantu baba bafunze cyangwa baguye mu bintu bituma social media zivuga kandi umva ngo ari intama ye ubwo sibyo ra reka nkubwire buri muragira intama ye Imana imugutumaho yakubwiye ko ugomba no kumuba hafi mu buryo bw'umwuka ngomba kumuba hafi kuko niba Imana iguhaye message y'umuntu ukayitambutsa kandi ibiri kumugeraho byose bikaba bitagendanye na ya message ugomba kuza gusobanuza Imana kuko numwe mu bantu muba mwarahujwe n'Imana iba ari intama yawe kandi igihe cyose yagira ibyajyamo ntumube hafi mu mbaraga z'amasengesho Imana yazakubaza uwo yakuragije Imana dusenga ni Imana yumva ivuga kandi ikora urakoze cyane ikubwiye iki ndacyari hano kuri uyu mudugudu witwa Ruzi ntabwo urahindurirwa izina tansiyo kumenesha ibanga hariho umurese ko ntama yawe kwiri bugaruke none se nge icyo nibaza ariko igatoya inakazu ureba utwemera dukorana ikiganiro nawe kwanza twere kuganira ibintu bisanzwe tutarengera uburenganzira bwawe kubera ko amategeko nta nubwo abyemera no mari kuba tugiye kuvogera n'ibere muri aferi zawe icyo ushaka kumbaza cyose ukimbaze nge nta kibazo nta kibazo nta ikibazo cya mbere Vitali reka kikubaza reka ikibazo cya mbere Vitali akikubaza Vitali nta kimbaza mbese muraho Vitali harya Vitali mwariyunze neza byararangiye reka byura nkabanza nkihobera Vitali ko nari mukumbe harya ngo ndari wabatandukanije reka mbanze nguhobere nkiri muri izi mbaraga z'amasenge komo naze ariko Ezekiel rero kuvuga no gutaruka asigaye ariko cyangwa wagira ngo yaragiye meze neza ku mavuta yo mu uretse gatoya Ezekiel sigurambara Sneakers ahangaha n'akapantaro k'agacapa gaconze neza iyi nkweto rero imyambarire yo buriya mu kuboneka kwayo Vitali arabizi kandi ngo ahantu ugize ko numukubita hasi nabaravuga wabazonze ubwo buriya ariko numvishe ejo bundi twarabikozeho twere kubitindaho uyu munsi Vitali mbabariye kuko naje kwatura none niba ndi hano kubuye nkaba ndi gusengera umuvandimwe hari ibyaha naje kwihana kubwe no kubwanjye ndetse n'abandi yego rero uyu munsi ntago Imana yakumva gusenga kwanjye hari umuntu tugifitanye ikibazo rwose ubwo kandi ndiye ngo pasi wenda twinjira mu ingendagira nkubaze neza yago biravugwa ko nibiri kuvugwa biravugwa ko hari umukobwa wagaragaye kuri YouTube channel ari gukora ikiganiro bivuga ko biradusaba ko oya muhindura ibyicaro tuzi hafi aha ngaha ushaka mu mbwire ndakora niseguye ryabuye ryanjye nabyo nta kibazo gukora se
nta kibazo isegurira iryo Imana yacu Wasanga unananiwe. irakomeye cyane ikora imirimo bikagaragara ikibazo nk'ibigire. kiragira kiti nyuma y'icyo kiganiro ngira ngo mikoro yiyegereze nta kibazo Zifata. hariya yitwa bicano ya GB reka ngusubize utaragira wabibonye icyo nicyo kiri muri bimwe mu byanzanye kumusengera bivuga ko yateye umukobwa imwe yago twasenze arwaye Imana yumva gusenga uzurasenga irandi ivemo ntabwo naje gusenga ngo ivemo biriya bibi binyoma sinaje no gusenga ngo bibi binyoma cyangwa waje kumusenyera ariko hari n'uburyo Imana itanga imbaraga n'umutima ukomeye wo kwakira ibiri kukubaho byose hari biba ibinyoma Imana igaragaza ukuri yes hari umukobwa wa mbere waje uvuga ngo yago yandiye 800 yitwa nde si mushuti wawe amwita smart girl si mushuti wawe se inshuti yanjye yahe smart girl yaheze ntabwo nigeze mbona mukorana ibiganiro ryari mwatuza agakiza se n'umuvandimwe wawe mu bya kandi avuga ko akijijwe no mu bya Kristo ntaho duhuriye naho rwose nge nago nzafata abantu biyitirira iby'uyu mugabo batabirimo ngo nindangiza batwerera azaze mbanze mwatuza agakiza ni ukuvuga ngo smart girl nawe yari nk'intumwa se iri kwangiza umurimo w'Imana wa Yago erega Yago ari mu bantu bafite urugamba kambivuge nicaye ari mu bantu bafite urugamba rushingiye ku ihohoterwa ry'amagambo ashingiye ku magambo yego ngewe hari telefoni y'umuntu umwe ntari buze wenda kuvuga izina waciye amazimwe yaburetse hari impamvu kubera ko yansabye imbabazi arambwira ngo uzambabare ntuzamvuge ubwo rero imbabazi namubabariye nizo kutavuga izina rye kugira ngo atazagira umuntu umumenya yego kubera ko yabinsabiye imbabazi yarabamagara ambwira ati genda ashaka kuguha 250 cash kandi uri ku nkoni aho icyo gihe nta nkoni nari ndiho kereka ubu ngubu nibwo umuntu ashobora kuba ziriho bitewe n'amasengesho umuntu aba arimo ambwira ati ndaguha 200 cash ugende kuri social media ikinyamakuru cyose ushaka guhura nacyo muri uru Rwanda ndakishyura ndaguhuza nacyo ukorereho inkuru uvuge ko Yago hari amafaranga bamwoherereje y'ituro ugomba gushimirwa nta Yago urumva mbivuze gutya abantu bari byari bigamije iki se kugira ngo ukore iyo nkuru uwo muntu ari kungukira hehe ndangije nyine ndamwumva ndaje ndamugana ngiye nago bishoboka ko nagenda ngo mbeshyere umuntu kugira ngo mucuruze ku mbuga nkoranyambaga byari bifitanye isano n'abantu baba bamufitiye iki amashyari ni no kugira ngo bamushyire hasi urabona muri iyi minsi arimo aririmbira indirimbo uko yayiririmba kose ntibibareba nta n'igishoro bashoye wenda kugira ngo bamufashe kuririmba ugasanga barimo baravuga ngo yagize gute ngo aririmba nabi yaririmba neza ntawe bireba si baririmbira yumve nubishaka nutayibishaka ubyihorere twe twazikoze twumva nabangana hari ufite indirimbo zingahe ngiye mfite indirimbo 11 hari nimwe uzi muri izo kuri umunyamakuru hari nimwe kandi twarakoranye ibiganiro byinshi hari nimwe uzimo basi nyibutse indirimbo nzaje nibuka ko kiranuka ari indirimbo afite yewe izwi yamenyekanye yacuranzwe n'umugabo witwa n'umusore witwa Jado Fils wo kuri Sana Radio mboneho no kumusuhuza yubahwa ahari bamwita Jado Fils ari mu bantu banzamuye mu bijyanye no kuririmba anzamurana n'uwitwa Juste yiyizi nk'umusitari w'igihara hara irundana gihara nongera gucurangwa n'umuntu witwa Honete ncurangwa n'uwitwa Samuel Ntibayizi wo kuri Life Radio iyo ndirimbo ni iyihe nyine ko yaguteye yitwa aha turi hahoze abandi aha turi none hahoze abandi wabwiraga abandi umva ari inyuro se numva ari indirimbo y'ingenurano abantu benshi ririmbo twumva aya ntago ari cyo cyanzanye kuri baba rurimbo gatoye kiranuka aha turi none hahoze abandi bigumemo neza hahoze Eliya hahoze Enoki hahoze Yesaya na Ezekiyeli ndabizi barandika ko ndirimba nabi reka ndekera baravuga ne wungirije Yago se ko mva ngo se Yago ko numva aririmba neza bundi wabyumvise reka twumve urwo rugendo rw'intambara noneho ibyo aririmba ntibibareba n'uburyo ategura projet ze ntibibareba
yareka ubunyamakuru akaririmba ntawe biri buhombye nta n'uwo biri bwungure gukubitaho urwo rugamba rw'abakobwa baza bamubeshyira utwo ngutwo simvuze kuri kuza amutwerera inda yaba avugisha ukuri cyangwa yaba atabeshya ahubwo icyo mvuga ni uru rugamba rugenda rwisukiranya kuri we arurwana tere rukwiriye gusengerwa icya mbere yabanje kurwana urugamba rwo kubura YouTube channel ubanza ubyumva ibintu bigenda bimwikubitaho baravuga ngo nibyo yikoresheje niba ari byo yikoresha abatari byo yikoresha icyo nacyo ntikindeba hazamuka icyitwa kurwara ibyo nabyo hari ababonetse bagenda bavuga ngo nagateguro n'agatwiko batwitse na Ezekiel ubwo se ubu nabwo naje gusenga kugira ngo bataza kuvuga ngo nagatwiko twatwitse nge n'uriya mukobwa na Yago turi batatu kuko ibibaye kuri Yago byitirirwa Ezekiel hari n'umuhanuzi nabonye wahanuye aravuga ngo Yago ngo umuhanuzi wa Ezekiel ngo oya ngo Yago wa muhanuzi akanyama waze provatetse akanyama gutangiye sha yakamubwiza ukuri nyama zo ntabwo tuziherutse pe aho ntabangiye kubeshya noneho aravuga ngo Ezekiel ni umuhanuzi wa Yago ngo none ngo kuki biriya byamubayeho ngo Ezekiel atarabimubwira oya ndavuga hanaboneka nuvuga ngo uyu mwana nuwo twabyaranye yanze gutanga mituweli bishatse kuvuga ari mu rugamba ibi ni ibitero bya Satani ibi bitero se urabyegezayo iryo buye nje ndi kwibaza iryo buye uko naturutse urabona hararugura abantu bose bahari bari kureba hano wenda ubusanzwe ujuza hano ariko noneho uburyo wari uri gusengamo ngira ngo nibyo byatunguye abantu babona uri guterura ibuye kubitasa baravuga se nawe agiye kujugunya abantu ingibuye narishinze nk'isezerano ngiye kugirana n'Imana yuko ikuye mu rugamba Yago yego y'umukozi w'Imana asenze burya hari igihe asoza gusenga hari ikimana imubwiye ku kibazo gihari nago naje gupfumaguza aho ngaho naje gusenga kandi nikimbwira ndaza kuza ntago ngiye ndangije by'urugamba g250 ukuntu warutsinze ngewe narabihakanye mubwira ko iryo kosa ntarikora yaho yasaye papasi yo kugira ngo icyo kiganiro gikore we ari bwungukire nyine nyine icyo ashaka kungukiraho urumva bari muri systeme ngo yo kugira ngo Yago ajye hasi niyo bamushyize hejuru se shapasi nawe rero ibibazo uri kumbaza birakomeye kandi kubibonera igisubizo ni hatari ariko ishyari urabizi ko ribaho ibyo bintu yagarabizi uramubwiye wigeze umuhamagara uramubwiye ati wamubwiye uwo muntu nubwo ntahita muhamagara ngo mbimubwire Kiranuka TV iri direct kugera kuri Yago televiziyo mpuzamahanga se televiziyo mpuzamahanga kandi nubwo watabibona ngahita bibona ako kanya yabibwirwa n'abantu bayikurikira kuko ndabizi ko n'ubuhanuzi icyo gihe twahanuye mbere yuko bumugeraho hari wabimubwiye amuga ati reba kuri channel yitwa Impemburo na Kiranuka TV hariho ubuhanuzi bwawe yarabibonye rero yarabibonye ubwo wenda nimba ari nibindi wamwohereje yarabibonye kubera icyo utamuhamagara harigeze cyenge ni wampanuriye nigeze guhanura ndavuga ni mu banyamakuru musenge fitasubyibuka Satani atabariganyamo umunyamakuru Satani niwe waba umugabo wo kubihamya icyo genda nahanura ndavuga ngo n'umuntu witwa Mutabazi na wasenge byo nago byibuka Kabarira Maurice kuko hari ikintu kigiye kumubaho nibyo kandi ibimenyetso bigaragaza ko icyo gihe nari natumwe n'Imana byari bihari none se pasi ubwo nge nawe twapanze agatwiko none hora Kiranuka ni twarirukananaga reka twikomereze rero ikibazo cya Yago ngo giteye gute n'uwo mukobwa ese gihuriye no kugira ngo uze kubisengera kuko hari ibibazo bitari byo gusengerwa ahubwo biri ibyo gwarira igihe ibyo gwarira igihe ari byo kabereka no buri hari bimeze bite uriya mwana w'umukobwa urabona mu by'ukuri Imana yavuze ko ari cyo bikubwiye ubundi wowe ukubwawe yarabeshya ese Yago yarabikoze koko ese umwana nuwa Yago ese uriya mukobwa arashaka kwamamara ese iherezo ry'izi ntambara za Yago ntirihe niba ari nabyo cyangwa atari nabyo ukuri kwabyo ntako nzi muri aka kanya niyo mpamvu giye naje gusenga aho kugira ngo nzavuge umuntu mu bintu ntafitiye amakuru namuvuga mu bintu mfitiye iki amakuru
ndaza guhera kuri uyu mwana w'umukobwa wa mbere waje avuga ngo bamuririye amafaranga 100,000. arya ni super garo ni Smart Garo yaranandishye buriya Smart Garo. harano yagutereye mu kiganiro yagukuye mu mwuka arya ni ndazarakoresha Uzukuna ari umupagani. yaragutereye Uzukuna ari umupagani. ariko eze cyegera ujya muri gym ukora ibaba Nje ntago nshaka kurwana intambara z'umubiri. Ndashaka kurwana iz'umwuka gusa. amen Urakoze. Noneho abivuze ge naje mvuga ni uyu mukobwa yaguye muri wa mutego nanjye bari bashatse ko ngira gute ngwamo. Ndishuwa mfite ibimenyetso ibihamya bigaragaza ko uriya mukobwa abeshya nshingiye kuri iki kimenyetso nanjye cyangizeho. yagoma mukureho urubuga Yagoma mugire gute mu mukureho urubuga. Ibimenyetso bibigaragaza ndavuga ni niba zikari mu bihamya abifite ibimenyetso yiza kubivuga hano ku mbuga nkoranyambaga. Aha ku mbuga nkoranyambaga turakumva tukagutega amatwi ukadushimisha abandi ukatubabaza ubundi ukagenda. Nayoboka inzego zibishinzwe zimurenganure niba zikari mu karengane Smart Garo ntiyigeze ajyayo. Si inama nziza nari mugire nk'umuntu w'umukirisitu yita ngo ni mwene se. Ako kanya ansanga ahantu kuri cano nibere mu kiganiro. Yaje vuba na bwangu uti bisubiremo yagukubise ngarama yaraje intebe yamukubise yaramudarapuye intebe yarayidarapuye ndahirima ngenda gutya ndahaguruka cyore mpagurutse abanurutse inyuma n'urushyi ngo pka rasi ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo ujya ku polisi naryo ni ihohotera oya rishingiye ku mbaraga nkeya oya rishingiye ku bushegabo ubuse urumva ariko ni ku bushegabo no ku bushyomotse ibintu nk'ibyo ngibyo kuko gufata umuntu nkanjye nubwo ngo ni nka kwa kundi bavuga ngo abana n'abagore n'abanyantege nke buriya hari ibintu byinshi ariko nyine icyo gihe nararebye ndavuga nturwa gatatu n'urunkubita ndagukosora kamera zirahari abantu babibonye ni wibeshye ukongera urwa gatatu ndahita ngukubita pe namubwije ukuri kandi buriya umuntu nagukora mu jisho rimwe agagukoramo kabiri Yesu we ari ibintu yaravuze ngo niba gukubita mu musayi umwe uhindukire mu wundi warayengu n'undi urawuhindukira ariko afata ntabwo wahoze gatatu nta n'uwa gatatu yigeze avuga hari uwuzi se yavuze 2 3 wapi ariko nta kindi yongeye bishatse ngo uhite ibintu birekera aho ngaho hanyuma nditonda nyine uyu mwana w'umukobwa rero wa gatatu wa kabiri uje aje avuga yuko yamuteye inda nayo ni Prankesa nawe yishyuye haba harimo akagambane kandi harimo n'ama voice note yazanye uretse gato ntabwo ndi buze guhakana ko ari ikinyoma cyangwa se ngo nanavuga ko ari ukuri cyane nasubiye inyuma ndeba mu batubanjirije ndeba imbaraga nke za muntu nazihereye kuri Abrahamu sekuruza wabemera Imana yabwiye ngo afite umutima umeze nk'uwo ngize gute nshaka iki cyaha yaragikoze atera indu witwa Mukawuriya ariko ntibisobanuye yuko Dawidi yanze umwana yagiye ku musenge icya kabiri ntibisobanukiye ko Dawidi yajyanwe ku mbuga nkoranyambaga kereka uyu munsi mushyizeho ninjye umushyizeho Dawidi gatatu iki cyaha cy'ubusambanyi cyakozwe n'umugabo witwa Samusoni asambanya uwitwa nde Delila bivuze ngo mu ntege nke za muntu yagera muri iyi situwasiyo bitewe n'icyiciro arimo n'imikorere akoreramo n'iyahura nabo bitewe na Delila bahuye yes rero uyu mukobwa koko niba yarabikoze na Yago yahuye na Delila kuki umukobwa yaba atari washutswe umukobwa yaba atari washutswe cyane ko burya abantu b'abastadi bafite uburyo ki bashobora gukurura abantu bagendeye kuri profile bafite umukobwa Delila kuri profile kuki utavuga ko umukobwa ari washutswe cyangwa uretse nibereye kuri Bibiliya kadokomeze nibereye kuri Bibiliya ariko burya abakobwa aribo bashukana wibuke yuko kugira ngo Delila yiyangaje kujya guhura na Samusoni yabanje gutegekwa n'abafilisitiya icyo nakubwiye ko Yago nawe afite abafilisitiya bamugosa impande n'impande
ari uwo mufilisitiya wasabye kuma 250 ngo ngambanire Yago, ari uwashoye mu kibuga Smart Garu, ari n'ushoye mu kibuga uyu mwana w'umukobwa, umufilisitiya yaba ahagarariwe na Satani agaca mu nzira zose kugira ngo abone uko agutsinda hasi. Turi kugendana. Rero niyo mpamvu mvuga ngo birashoboka ko bamutega igitego cya mbere akagisimbuka, bakamutega uwa kabiri akawusimbuka, bakamutega uwa gatatu nawe usimbuke, cyane iyo ibintu byajemo igitsina gore. Igitsina gore. Kubera iki? Kugira ngo uwo mutego upfe kuwusimbuka. Samu, bawuguteze kugira ngo uzawusimbuke. Biragoye. Ariko ngo wawuteze inshuti yawe. Nayo ngo inshuti yawe teze ngo ku note ya Kateresa ifatirwa mu kamashu. Iyo baguteze se ugategekwa ugafatwa, ubwo uri kumva ubuneze wafatwa gujya. Nimba warateze umuvuga butumwa mugenzi wawe agafatwa. Yago ninde umunyamakuru ateze umunyamakuru. Ninde wo jewe nta mutego namuteze we yatezwe n'iraririye. Ushatse kuvuga ko biriya ibintu bya ko numse ngo inote ya 400 ngo wishyuje. Inote ya 400? Ese ubwo wowe umwitegereje ukamureba ubona 400 yafite? Hari saravuga. Je nawe turaziranye. Ubose duhuriye mu nzira ari ugenda. Unamenya ko ufite cano. Umva nyine ngo igisubizo. Umufata umuhamagare kuri telefone. Umubwire ati kwa kangahe duhurire muri ararume. Nanjye umuhamagara utaye umubwiye. Noneho tura twose yivugisha nimbe mpari uzarebe kabivuga. Shaza vuga ngo nigese ngo akagabagemba kandi kataraza. Jewe nico nkubwe niba ushaka kumenya ukuri kuri hagati yanjye nawe. Uzamuhamagare umubwire ati zana n'umugore wawe. Kuko umugore wiwe ari mu bantu bamukuye mu rugo iwanjye. Nanjye umbwire ati uzanye n'udukingirizo umugore yaratubonye. Ngo twanditseho rafu. Ntabwo ari ibintu byabaye gutya. Urumva? Kandi twanditseho rafu. Ese umuntu w'umugabo uza kugufatira umugore ku ngufu ahubwo yaza kugira ibyago nkamufata. Urumva? Nge rero ntago nigeze mutega, yatezwe n'ibitekerezo bye n'irari rye no kudakizwa kwe. Ni nawe wizanye mu mbuga nkoranyambaga aza kwivuga ngaje kumena igifu Ezekiel. Ezekiel uramumena igifu, uramumena inda uhereye ko. Waramutemye amufata umupanga hejuru. Sebwiye Baptiste nguri. Ubu nibwo ejo bundi tujya kwerekana umwana kwa madamu, nibwo umupanga bawumaye icyo gihe nta mupanga nagiraga iwaje. Ariko yibeshya kaza ubu ngubu bitewe nahangejeje nzonga. Ntago yapfa kunsimbuka none. Ariko sase cyengera nkubaza ngo ntabwo apfa ushatse kuvuga uretse gatoya twiharenze ingoro. Umukristo abanisha ibikoresho gakondo. Dawidi se ntiyishe Uriya. Mukanya kuri Smart Garu wavuze ngo ntabwo harwanya imbaraga z'umuntu. Wowe ntabwo urwanisha umwuka. Kwamwa iyo bigeze ku mugore hari ibisaba kurwanirira urugo. Ubundi urugo igihugu. Ibyo ni ibintu bibiri umugabo bagomba kurwanira akaba yanabipfira. Utitaye ku ngaruka zindi ziki je icyo nkubwiye urugo umugore n'igihugu niba uri umugabo ukabutemera ko ibyo bintu wabipfira uzamenye ko nta n'icyuma ari igihugu. Icyo ni ikibazo. Ezekiel buryo umuntu asenga ari uko yamaze kumenya ikibazo neza aho ari gusengera n'icyifuzo niyawe icyo naje gusengera niyindi iri kuvugwa kuri Yago. Uravuga ngo Yago ntago bizi neza koko nimba ibyo bamuvuga hari ukuri cyangwa se nimba bari kumubeshyera. None uri gusaba ikimana igaragaza ukuri. Ngiye nago ndi Bibiliya avuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa. Ngewe icyambere Yago kuba yakora icyaha yagikora kuko ni umuntu. Yego. Wabyumvise? Cyo ni kimwe. Ariko kugikora uwo bagikoranye ntabwo ari uwo kuza yirukanka ku mbuga nkoranyambaga ngaje kutubwira ngo Yago yanteye inda. Byose yarabuze indezo cyangwa se amasezerano bagiranye hagati ya babiri. Umukobwa yatangaje. Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda se banza tujye ku cy'umukobwa yatangaje. Ntabwo buhari. Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buri ku mbuga nkoranyambaga. Ariko si ubwa mbere tubonye abantu bazana ikibazo cyabo kuri social media inzego zikagikemura cyahereye kuri social media.
na Fidawusi cyarakemutse, Azariya cyarakemutse, ibya Fidawusi icyo gihe byitiriwe nde? Ibya Fidawusi icyo gihe byitiriwe nde? Ndabyemera ko byakemutse, ariko umunyamakuru wakoze iyo nkuru we ntago byamujeho byagenze gute? Ariko yafashije ikibazo gukemuka mu kuri. Yabaga cyaramugize erega ibi bintu biza bigaca ku mbuga nkoranyambaga ntago ikiba kigambiriwe ari ukugira ngo bigeze umuntu mu buyobozi cyangwa se mu nkiko. Ikiba kigambiriwe kuba ari ukugira ngo bafate rya zina wa muntu agezeho barihananure, nibamara kurihananura ntazanazuke. Hari ijambo nkunda mukunda kwigisha ngo urabikora kakwihorera ukabwira ko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana aho ngaho. Nimba iryo jambo ryemera, reka ibintu byinshi tugunda kubona ku mbuga nkoranyambaga tujye turika kwirirwa tujajinga ngo ni umuntu uri gusebya undi. Wenda byaba ari n'iryo jambo Imana iba yaravuze ibisohoje, kandi ari n'inira muri vangu ibyakurewe mu rwihisho zabishyira ku karubanda ku mugaragaro. Ubwo byabaye ngo inyuma y'inzugi bigiye ku makamera. Iryo jambo ngiye uburyo ndisobanuye, we mwitonze nge ndi mu mwuka, utaza gutekereza ko ndi mu mubiri cyangwa ibintu naje gusengera nge nasaze. Ntago ndi umusazi, sinaje no kuroha abantu, sinanaje no kugira ngo ngire uwo nkomeretsa, ahubwo naje gusenga Imana nyir'ijuru n'isi ifite imbabazi mu biganza byayo. Nakubwiye ngo uyu Yago Imana yanciyemo muhereza ubutumwa bwagombaga kumukiza bukamwereka n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Uyu munsi wa none ibiri kumugeraho byose urebye tape by tape urasanga ari ibiri kurwanya umugambi w'Imana. Mu birwanya umugambi w'Imana rero iyo Satani akuburiye hamwe gutegera ku handi, kandi n'ijipo nayo yayigira gute? Yayigutegeramo, ntabwo ari ikosa. Ese kuki uvuga ko buneze cyo ngenda ndashaka kukubaza, kuki uri kuvuga ko Satani yaba yaramuteze? Nge ndibaza Yago umufata ku ye standard, ku kiye kigero mwivuga butumwa cyangwa se mu bakozi b'Imana, ku buryo umurwanirira ndetse ko uvuga ko Satani yaba yaramuteze umutego. Urabona uhereye igihe yarwariye kugeza kuri iyi saha uyu munsi ari guhura n'ibyo ari guhura nabyo, nta wundi muntu turabona wamugireho umugisha. Kandi mbere Satani ataratangira kumwataka muri ibi, uwitwa Inyogoye yamuboneyeho ubuzima. Izekizi ko ntabyizera kimwe nawe. Nemera ko Imana ishobora gukoresha mu gihe cyawe. Imana igahagurutsa undi muntu ikoresha mu gihe cye. Nemera ko hari igihe Imana ishobora gukoresha Samu. Icyo yateganyije gukoresha Samu kikarangira, hakaza Pasi akakomerezaho Samu yaragereje. Ngiye icyo nicyo kintu nemera. Icyo uvuze nacyo jewe ndacyemera, nacyo sinakirwanyije. Ariko icyo naje kurwanya uwo mugambi kuki Satani yawurangiza burundu. Gusa ni na Satani umukuye mu itangazamakuru ryo gukora ibiganiro nk'ibyo akamujyana mu buhanzi. Nabyo uze kubirebaho. Nabyo biri mu byo naje gusengera. Witonde. Ngo bireke se. Ngo areke umuziki se. Witonde. Ngo areke umuziki. Uyu muziki yawukora akanagaruka no mu kazi gafitiye abantu umumaro. Kuko umuziki ushobora kumugira umumaro we wenyine, ariko ntugirira abandi iki umumaro. Gute se kandi hari abawumva bakabyina, hari n'abawucuruza. Wabonye uri kubona abagabo bawubona bakavuga ati ruya ntazi kuririmba nave mu kibuga. Nibicanege. Wowe nega amatwi. Ibi ngibi namubonyeho binyereka ko nawe ari mu bakozi b'iki b'Imana, kuko Bibiliya indirimbo yo mu gitabo ya kangahe iravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'iki w'Imana. Birababaje gutangira ukorera Imana nyuma Satani akaguherukiriza mu mirimo idahesha izina ry'Imana iki icyubahiro. Yego ntabwo nshaka kuza kumukamira mu kitoze, nuriya mukobwa nawe sinshaka kuza kumukamira mu kitoze, ariko se abakobwa bose batewe inda n'abantu n'abasore bose baje kuri social media bashobora kuza ari abashiritse ubute.
Pasi uracyari umusore babonera igisubizo ntabwo tuzi aho satani yagutimburira nawe ugasanga wayiteye Samu Gakire ntabwo tuzi aho satani yagutimburira ugasanga wayiteye Vitali we yacitse rwambutse ariko nawe urwamurindira imbere ntituruzi kuko n'urwakubise Dawidi nawe rwamukubita byose birashoboka birashoboka urwirirwa ariko noneho nubwo bwose bishoboka ngira ngo bazize kiye igisubizo bitume dukura amahano dushake ko atwikirwa cyangwa twabyiriye igituma uyu mwana w'umukobwa aza ngo natewe inda yego ntaza twereka umwana ntaza twereka ibimenyetso bya muganga yagiye akarindira indi kavuka yego akazavuga ngo yagoye nyindezo yego hanyuma n'ibimenyetso ngibi n'umwana nguyu ni wabo w'umuryango wa Yago barabizi ko nababyariye ibyo ngibyo bikava kuri iyi mihanda ya YouTube ko na Yago nawe ari umuntu urukundo yagiriye bayinyoga karugirira bande nabande katabura kurugirira uwo yibyariye kuki bitaba ngo bibe inyigisho kuri buri muntu wese nubwo mbere twabonye umuntu yago yabyaye nubwo mbere abonye umuntu yago yabyaye akunda abaturanyi yagabikoze ubwo nawe sinazongera kumusengera niba ari ndibaza Ezekiel nakubaza ikibazo nigeze ukimbaza ahubwo wabugeze ugomba kumusengera ubonaho cyangwa se urwego Yago ariho mwivuga butumwa mugakiza mwiyobokamana ku buryo uhitamo kuza kumusengera ndaza kongera kubaza kino kibazo urakoze cyane ngubaze ngo ese kuki utareba agahinda kuri ya mwana w'umukobwa waze mu itangazamakuru ngubaze Yago nk'inshuti yawe ngumuhanuzi we umubaza uti ese muvandimwe ndagusengera none ndasenga ndabandwa nzerekezaye ese wabikoze dusenge ese ntiwabikoze ngo twirukane uyu mwuka waba wegeze ubaza Yago mutazashiduka mwampinduye umupfumu wa Yago wari ko buri muntu wese afite umuhanuzi ngende umunyamasengesho nako dufite abanuzi bacu dufite umuntu kabisa uguhanurira dufite umuntu wakubyaje agakiza niba ari ibyo ndaje nawe nzakubera umuhanuzi ubu kutikoreye mutesi ubu ufite ndamwirukanye ubu kutikoreye mutesi ari umuvuga butumwa mugenzi wawe mutesi byabaye hagati ye na Tito yego mutesi se ndamwikorera akunda kwikorerwa nikitabashwa se nikitabashwa ubuze unaniwe na Cita Ezekiel urumva ari uri bumushoboye tubona abakorode bahagurukirwa tukabona abafane bahagurukirwa ni inshuti zawe muri ibi bivuga muvuga ati umuzimu wateye korode sindakubona warambariye ubasengera korode se musengera tubona Pasi yahagurukirwa Sama hagurukirwa mpagurukirwa ntabwo uraza naramusengeye rwose ko nago nahanura ubuhanuzi ku muntu ngo nimba nagize ikintu kimubaho nanigwe kumusengera hari umuntu Ezekiel kuvuga no gutaruka uretse gato manze subiza cyuriya korode ntago namusengera dore impamvu ntamusengera yarenze ihaniro se cyangwa yarenze amasengesho icyambere korode nawe ubwe ntashoboye no kwisengera niba umuntu ananiye Imana ngiye kunanira si igitangaza niba umuntu afata umunyamasengesho umuhanuzi w'Uwiteka akamwita ikigarashi ndamutse musengeye ejo bakazasanga ari we kigarashi bazavuga yuko nifatanyije nawe kuba ikigarashi umuntu uzifata akajya ku rukiko akajya guhatana n'urukiko urukiko ruri guca urubanza nawe agahita rukata agatangaza umwanzuro w'urukiko rutarawutangaza uwo muntu uramutse umusengeye ni ukuri kw'Imana bazakwita umugambanyi ugambanira igihugu kuko igihugu ntigihana uwo cyanze gihana uwo gikunze waguye mu ikosa uranyumva rero njye sinshaka kuzitwa umugambanyi w'igihugu cyangwa ngo nite abantu abagambanyi b'igihugu akabikora kabizi karya imboga karitse urakoze uyu mugabo korode niwe muntu wanyatse telefoni yanjye anyereka cano y'ikigarashi cyitwa Korimani sinari nyizi umuntu wifata akanyereka cano y'ikigarashi kugeza aho hantu kuri korode nkahita mbona neza avuye mu gakiza uriya ukamumbwira man reka tugende ugaruka mu gakiza twasimbuke urakoze aho hantu wari ujyanye hari hatumye nibuka byinshi
hatumye nanatuko ayibutse uburyo cyarana na kadobo umunsi wa gatore kabo rero wimugereranya na Mutesi. Mutesi yifitiye urwo rwana narwo. Buriya umuntu nava mu rugo rwa mbere agahura n'intambara zo mu rugo rwa mbere agacika akiruka, akajya mu rwa kabiri, akikubita mu rwa kabiri rwo akazisangamo agacika akiruka, akajya mu rwa gatatu, akikubita mu rwa gatatu akageraho agirana n'urwa kane ngo nenya. Buriya uriya muzaba ari umubare w'inga zashaka ari uko mubonye yuko Imana imwishubije, aba aribwo muzabara. Ntabwo mbabeshye. Uriya reka nibiseka, uriya ni n'ubundi n'ahandi azajya nta mahoro, ni Salomokazi. Uriya ni Salomokazi, ntabwo ari Salomo. Ubwo muzaba ari uwo mubare. Ubu ngubu ugiye nafashe umwanzuro wo kumurekura nawe yabaye akahebwe mu bagabo. Buryo umuntu utava kwizima, urumva utava kwizima, reka da none na Cita bagiranye ibibazo. Cita ni umugome, ngo Cita ni umugome, ngo yahaye ikiganiro umuntu umwanga. Ari ibyo mwese ubwo twajya tubita abagome, none se bisobanuye ko abatwanga bose muhi ibiganiro ubwo ari ibyo na ntuzana n'uriya bagiti yaba ari umucuyi. Kuko yahaye ikiganiro wavuze ngo amufateho umupanga. Njyewe icyo ukuntu mbibara ibyo kuri YouTube uko mbibara Pasi, umuntu uza kumvuga ukamuha ikiganiro, njye ndeba wa muntu wowe nkakubona nk'uwacuruje. Ntago nakwishimira ko butike yawe ihomba wabonye aho igomba kungukira. Sabe rero ngo Sabera Cita ni inyungu za butike ye, bikaba igihombo cya butike ya Pastor Mutesi. Ahantu bagukubitiye we ntiwavuze ko wagambaniwe? Ahantu kuri cano bagukubitiye wigeze ubona nza kuri cano ngo mvuge ko nagambaniwe? Yaranwitse cyo kora negera umunyamakuru ndamubwira ni tuno tuntu bankubise, umbabarire rwose dukuremo ndakwinginze udushyira rwose ndazisabira. Aranyemerera arambwira ati tuno tuntu two ndadukata, kuko reka nkubwire hari akantu ushobora guhura n'aba badamu ba hano kuri iyi mihanda akaguce kurushya agira ngo akwiyenzeho kugira ngo abone uko bagushyira muri gereza, none wagira amahirwe wacika gereza. Ariko izi nshyuka zajya uzirya ni wawe. Ntabwo umugore w'ahandi yagusuzugura, urumva Sam, ngo wawe nabona bagutwitse urushya burya nawe yazikoza muntu uzakagira gutya karugukubita wajya kumusubiza akavuga ati runaka mutamushubije. Niyo mpamvu nababwiye ati mugabo kandi gukubitira umugore ku karubanda ni icyaha ajyanwa n'amategeko. Gukubitira umugabo ku karubanda byo ntabwo ari icyaha. Nje barancetse rero. Amaje yaravuze ngo baramaje ngo se ngo umugabo ukubita umugore aba ari iki? Ni imbwa. Bamumaje se umugabo we ukubitwa n'umugore, umugore aba yakubise imbwa. Ubwo ze nanjye ushatse kuntukira Imana ikwezi gutunganya. Ese cya masengesho yawe arasoza ryari? Mu kanya saa 12 jewe nibwo ndi busoza amasengesho yanjye niriwe ntariye. Zirabura 5. Ese wabavuganye na Yago? Yago ntago twavuganye. Ujya nimero za sawo? None se ingeze kira. Nimero yiwe ndayifite. Ndagira ngo utubwire. Usengeye Yago ku bintu utazi neza. Usengeye Yago utamubajije. Usengeye Yago utemera ko ibyo ura mukobwa yavuze ari ukuri. Impamvu namusengeye ibyo byose pasa amasengesho yawe ni impamvu namusengeye ibyo byose ntabimumenyesheje nanabimubwiye nuko nta turo nshaka kuri Yago. Umamagaye tari guha. Yahita ari guha. Uyu mwe ujya kumusenyera ujya yagira ngo ni turo. Kandi ari iki? Kandi nge ndi gusenga. Uri gusenga. Nge nikoreye umutwaro we nkuko intumwa zikoreye umutwaro wa Petero. Ese kuki utikora ibyuriya mwana w'umukobwa uhetse inda uri kuburagizwa ngo atari kwemerwa nibarize? Ako se yaburagijwe nande? Yago ari kumubwira ati tegereza umwana avuke turebe ko ngo hari abandi ushobora kuba warahaye. Ibyo se bitwaye icyo urumva bataziranye. None ubwo urasengera iki? Urasengera iki? Cyo ngira ngo Imana ikomeze kuri Yago no kugira ngo imuhe umutima wo kwihangana. Uriya mukobwa we muri situation ari. Uriya mukobwa wese uri kumuziza iki? No kugira ngo uriya mwana w'umukobwa nawe yubahirize ibyo Yago ari kumutegeka. Kuki se atubari ibyo Yago ari kumusaba? Kuki utasenga kugira ngo Yago nawe yubahirize ibyo mukobwa ari kumusaba? Nuko Yago afite urwikekwe yuko umwana ashobora kuba atari nuwe. Kandi se umwana amenwa na nyina.
Ezeke twabyemera yavutse isi dufashe igihe mu ntambara byose ariko birashoboka wowe hari ese mwaretse nk'isengera wowe sengera ntabwo tugutegeka ibyo usengera wowe urasengera icyakuzanye yego nge naje gusengera yago komana ingasire nuko muri cyo komana ingasire ariko pasi kuriya abandi nawe Imana ibikemure mu mahoro ahubwo namwe mbashyize mu masengero namwe ndabona mubabaje namwe ndabona mubabaje rwose Imana turinde umuvandimwe yago Uwiteka arengere Samu kandi Samu wibuka ko nawe urugamba ruri inyuma rurakomeye urwibuke ruteye tunoshereho Samu nawe nkwinjije mu kirere cy'amasengero injiramo neza ahubwo tunoshereho Samu umwana w'umuhungu uri kukwirukaga uretse umunsi yageze kuri Kiranuka TV we nzamuha ikiganiro ziriya ntambara ndazizi njye n'umuhungu nzamuha ikiganiro n'icururiza kwanda sabatinganyira oya kwanda n'umwana wa Kalisa Karasira n'umwana w'umuhungu n'umuntu bari gukoresha umwana w'umuhungu uri kuza avuga ko Samu ngo yamukoresheje ikiganiro ngamurira amafaranga uramuzi ibyo ngibyo se wo yarazengurutse ahantu hose ukaba wumva udakwiriye gusengerwa ahubwo se kuki batamukoresheje uzabayo tubamaze kugeraho ibyo byose ni imbaraga z'amasengesho kandi nawe ukwiriye gusenga nawe ukaryama nk'uko turyama ibintu byo kuzajya mwigira kuriya mukigira kuriya mukarya ifiriti n'umuceri Mutabazi twahuriye kuri The Choice ndamubwira ni Mutabazi irambwiye ngo senga kuko ibigusengesha bishe nyuma y'iminsi 3 umuceri wameneka n'uyu munsi nasenge n'ubu nasenge uriya mugabo akeneye Imana bundi bushya kandi abari muri iki kibuga mwese muri rusange ndumva nifitiye ishyaka ryo kubakusanya mukaza tukajya hamwe izi kamera twacumuriyeho tukongera tukazijya imbere tukatura banyamakuru muzatwatuze abadukurikirana babitegura ngo Imana ikubabarire nta n'umwe uri shyashya niba ubabazwa nuko bakuvuze nawe waravuze nakunze iriya couple yababitangaza niba utaravuzwe si bicu baraza bo bakavuga ati twarabikoze twakoze umva mbasaba akantu banyamakuru mbisabira akantu bavuga butumwa bajya bemera mwanyibera nkabisabira akantu muraba ko jya nibere mu masengesho mwanyibera nkabisabira akantu muhere kuri aba bavuga butumwa bose bavuga butumwa b'abadamu aba bose baje ku mbuga nkoranyambaga bose mubamere message ivuga ngo Ezekiel abatumijeho mu kibuga cya Rarume na kamera zose zizabishaka zizabe ziteye muze mwature mwongere mwakira agakiza bundi bushya uriya hari ugize kukubwira ngo uri usigaye ari kumwe na baburyohe bigisha uko ngo bigenda Mama Sharilene nawe arimo se ahubwo ni uri kwisonga kubera ari kwisonga we yataye umurongo noneho burundu nibe nabandi bari kuvuga n'ukuri navuga agere naho umuvuga butumwa wasomye Bibiliya yigisha abantu ubusambanyi oya bashakanye nabashakanye n'ibigaragaza gute abashakanye none se niba ari ko abashakanye niba ari kwigisha uretse gato niba ari kwigisha abashakanye we yashatswe nande ntakabanyura kurode inde bari kumwe se kuba atari kwese bivuze ko atashakanye aya izo ngeso neza ubusambanyi mujye mumbare nimuzajya muta umurongo mujye mwemera ko mwataye umurongo musabe Yesu abagaruye mu murongo ntabwo ngo wewe namushyigikira rwose cyarongeye avuye mu mavuta Ezekiel reka nge ndashaka no kukureka nanjye ngakomeza zindi gahunda ariko icyo nshaka kumenya pasi wari mu bihe byo gusenga ibi bintu Ezekiel Excellence yaravuze ngo buri muntu wese aba afite uburyo bwe ubwo ni uburyo bwa Ezekiel bwo kuryama hano harimo Apotre Yongwe afite ubundi buryo bwe bwo guhagarara reka turebe ariko twebwe icyo turi kureba iki Imana dushakaho ntabwo turi kureba icyo twebwe dushaka ku Mana turi kureba iki Imana dushakaho aka kanya rero nkubwire Samu wowe nujya kujya ushaka ku Mana urebe iki gushakaho ntacyo uzarinda upfa ntacyo ugezeho siko bimeze fungura amaso hanga amaso Yesu kura amaso ku bantu kuko nibyo Ezekiel none se nje ntabwo ndi kwibaza ikibazo cya nyuma ngiye naje mu masengesho hari ikindi nta kindi nkubaza icyo ushaka kumbaza ni iki ubundi reka gato nkwibarize izi ntambara turi kubona ahangaha z'umwijima n'umucyo urabona kino kibuga kiraza gusigaramo abandi
iki kibuga ko mbona se nta n'abana turi kubyara ngo bazagisigaremo umbarije Pastor Claude ukamumbariza uwo yabyaye ndi kuvuga uwo mu mwuka ntabwo mvuga uwo mu mubiri kandi mwaravuze ko nawe agira uretse nyine yabyara mu mwuka nawe wera ntawe agira nyine ndi pasi nawe rero wanze unyumve neza untega amatwi ufashe Pastor Claude ukamubaza ngo muri iki kibuga cy'imbuga nkoranyambaga wabyaye nde ntawe wabona ubajije Yongwe ntawe wabona uwo wabaza nubwo wabaza mama Sharirene ntiwabona uwo hano muri iki kibuga oya ndi kuba muri iki kibuga cy'imbuga nkoranyambaga hari uwari bwabone wowe wabyaye nde ngewe Juste nawe ari mu bantu nabyaye ariko ari hehe nuko agiye ngo abyemeze uriya ruguru iriya Juste se ngo yewe nuko niwe wamuzanye muri YouTube ariko ninde wakubyaye ni Karose ngewe ze Juste ko nzi ko yagutanze muri YouTube ngewe mbenya ndi ikimanuka Juste ndi ikivejuru Juste wamubyaye gute Juste se Juste namubyariye kuri Sana Radio baducurangira indirimbo mubyarira kuri YouTube nyine ngo niwe wamukuruye uramuzana iyo atawe ntabwo ari kubona umusindagiza Imana yari no gukoresha n'ahandi naho bagatera inda akavuka icyo cyo ndacyemera Ezakiye muretse gato ndacyakomeza Mama Vanessa nta mwana twamubonanye yabyaye hano muri YouTube rero iki kibuga se bafite abo babyaye nabaye muretse nyine iki kibuga nitukivamo ubwo nukuvuga ngo kirasigara uko nguko kirasigara ari incike kuko ntabo twabyaye twazanye ni mwihanere abyakiba mwari muvuye niyo mpamvu ndi guhamagara kugira ngo twature niyo mpamvu ndi kubahamagara twature abanyamakuru namwe mugire vuba vuba muvukisha abandi bavuga butumwa oya bo baraza kuko twatangiye hano ari kamera nico ndi kubisabira none zabaye ijana Samu wabyaye ndi njewe yokoyo Mwitangazamakuru mwitangazamakuru no muri iki kibuga cya social media bazana bo wabyaye nawe bazana ngo nabyaye nde narabyaye se no ndacyabyaye wowe warambyaye Pasa arambyara bitararambyara muri mu bantu bambyaye mwebwe uko muri batatu nawe gira ubyara ubu turacyakomeza kuri Kiranuka TV ndabyara ndi ariko nge mfite nundi nabyaye turacyafite byinshi rero icyo nshaka kuvuga ni iki tugomba kwinspire muri aya masengesho ndimo ndasaba imbaraga kugira ngo Uwiteka twemerere yongera nagaruke muri iki kibuga cy'imbuga nkoranyambaga nagaruke iki kibuga mureke mbabwize ukuri mwabagabo nigosora ariko ikuremo igosora nararihanuye Vitali ntago ubyibuka ariko twatangiye kubibona kuri banguka ngo utabare ntago twatwitse imva yande ntitwatwitse icyubahiro ese urabyibuka ntitwagosoye rero icyo nshaka kubabwira ni iki bene data iki kibuga cy'imbuga nkoranyambaga harimo Mutesi ugiye gushaka urugo rwa gatatu harimo Yaguwateye inda harimo ibiki byose ibi byose birimo ndashaka ko Imana ibikuramo ikongera ikatubyara bundi bushya byose nta handi biri gupfira nimubona ibi bintu nimuzagira ngo hari ahandi biri gupfira byapfiriye muri twe nitwe byakazukiyemo rero nicyo kintu ndi gusengera ariko imyanda ubusambanyi amagambo ishyari amatiku ibyo byose bive muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yongera agaruke je nicyo kintu ndi gushaka ntabwo naje gushinjura umukobwa ngarabeshya shinaje gushinjura Yago ahubwo naje gusenga kugira ngo iyi birababaje iki kibuga kirangiritse irivuga butumwa turaryangije reba Yago Imana itumye hejo bundi sibyo sejo bundi none reba ibije bishoreranye hejuru y'ubutumwa bw'Imana Satani arwane twemere arwane natsindwe bw'izina rya Yesu jewe rero ndamurwanyije n'abadukurikiye mu byumve kuri Yago ndwanyije Satani n'abadayimoni niba yaranaguye imbabazi z'Imana zirahari kugira ngo Imana imukize imurokore kandi hejuru y'ibyo hanyuma y'imbabazi nta rundi rubanza ku buzima bwe setu
urumva niba nta rundi rubanza rero ubwo ibyo byose bishize Bibiliya yivuze ngo iki iravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni cyose hari imbaraga z'Imana zigiye kururuka hari ivugabutumwa rishya Imana igiye gukereya uranyumva bivuze ngo hari n'abapasiteri bashya Imana igiye gukereya murakoze cyane ese kereka tugushimire cyane yitwa Kiranuka TV ariko bahe nimero zawe nimero yanjye ni 0787687616 no kuri Kiranuka TV barayisangaho hari n'indi cano nshyashya twakoze nge na madamu iyo ni cano yitwa Yasipi TV show izagicaho udukino tujyanye n'imibanire yo mu ngo shobundi hari ako twakinnye na madamu kagaragaza ntashye nasize ntanze inyama ngeze mu rugo nsanga madamu ntiyagize gute ntiyazitetse anzanira akavange ndi kukarya ndavuga ntizinyama ndashaka inyama nagusigiye kandi ibyo urabizi ko abagore iyo umusigiye ibintu nk'ibyo ahita yihangisha akihahira ibyo umugabo atashakaga n'ibyo bintu rero turi gucishaho nayo bayigeho bagende bakore subscribe hanyuma bajye bakurikiraho utwo tuntu tuzajya tuducishaho kugira ngo twishimishirize n'abakunzi bacu bita wakwanzura reka twanzura dusoze iki kiganiro ariko dusoze tuvuga ngo niba Yago ibyo uriya mukobwa avuga ari ukuri niyite ku mwana igisubizo nubwo mwamwanga mubyo numvishe ahubwo nuko atarishwa niba umwana twite niba ari igisubizo kiri muri aya masengesho ni nyasoza hari kiri kuri genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire